Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. C'est quoi les frères? Non, je vous ai chose. Agora gambas. Yose Claude. Makuru. Makuru ni meza. Waducecekanye. Shayi nubwo wasanga ariko tutaramenyerana. Sinanyongeza muri urugira. Shayi neza. Nakabaye kujya tubisanga. Manzo subiza ikibazo. Manzo cyaba dusubize. Ariko twamuca n'amanda kongera agashyira ibi. Wa muganda kucyo. Suko kwa mubizi naje mu gitondo hari ubwo naye ntakira. Aye gato. Neza muzehe niwe wabwiye bosi nyine. Aranshakira. Muzehe sogokuru. Mira bena ingizo sogokuru muzehe. Nise mu rugo nihe mutuye? Tuyina? Ese ndiko turatamtarira he? Shando madepe. Agaraga. Nako nyine we utaye kwigubaza icyo kibazo. Nabibonye. Urasamwe. Nibaze ngiye ko mba mbona ntabikabiriza. Oya, ntabwo tuvuze ko bikabiriza. Ako nyene yo. Bampaye amata make yari. Ariko muri kumuca mu ijambo. Mike. Umushyitsi mu utuye. Hajya nayo mbaje. Wambaye nsengenda hasi. Inahe. Kigali nini? Exactly. Akarere umurenge kugera ku isi. Ni muri Gasabo. Ni muri Gasabo. Igisozi hari uruguru ureze kariyeri. Haruguru rw'Gasabo. Hari n'amashuri. Hari amashuri masasa. Amashuri uri muhanda. Utarajya kuri kafe. Ndashaka kumenya. Tunasite turakwishimiye. Karibu muri family, muri team yacu, twe twita family. Nugira ikibazo kizagitubwira. Nakandi n'ibintu byose uzakenera n'ibyo Shana kibazo nawe namwe muri abana beza nta kibazo cyane. Nari biryanyije. Sema reka ndababise mutabishanye. Mujyamana kagaye ku munsi. Izina rya Yesu. Barashyingaye.
se baryamana batanu bana bararyama banatakingira nose ni kosa iyo umuntu akundana n'undi Nese Claudia nashaka ntabwo urarya. what Ahubwo nashaka. kuri kw'Imana ntabyo nakora njyewe uburenze umwana tutaragira reka shayi ibyo biganiro tunabireke sinarya Yesu ucumuza umwana w'abandi umwadite yabwiye ko atari muri adite mwashatse ikindi kiganiro kuganira oya nyine nk'urubyiruko wewe ungene sorry ko kayimba bari kurikuranaho bro mwe mwapfusha muramutse mufashije n'amasegonda 2 muri mwenyine oya kuri abantu basambana bazajya mu muriro abantu basambana batarashingira mwe bazajya mu muriro w'iteka ibaze nawe kumara imyaka yawe y'ubuzima bwose uri gushya ubundi ukuntu birivuga se biravuga ngo niba umukunze mujyane baravuga ngo mujyane mukora ubukwe baravuga ngo icyo muza hajya bajya muziti cyaje icyo muzaho umugisha kizaba gihawe umugisha kandi icyo mwisi cyaha nicyo kibi cyaha bivuze ngo twebwe abantu bakundana ijambo ry'Imana murarigoreka ntabwo turigoreka none umuntu bakundana Imana yanga icyaha ntabwo yanga abanyabyaha uburyo ufata icyaha cyanditse amategeko 10 y'Imana hanzemo ngo ntugasambane ni icyaha kimention once ukavuga ngo wagihaye icyaha twemera ni icyaha muci inyuma cyakanje exactly basi kambagira inama cyangwa se kambagira inama nk'abakozi igihe tugiye gusenga ntidusaba Imana imbabazi okay basi kambagira inama nk'abakozi dukorana niba imibiri yanyu yawe naniye kuyifata mukora ubukwe mujye mubikora mubyemerewe amafaranga weekend ubukwe bwose ntabwo busaba amafaranga erega busaba iki ntabwo busaba amafaranga y'ikirere iyo kanzu tugende dusure mu kazi ikiganiro twakirangiza muzane facture tugende naye ndumva twagenda agushaka ngo bitekerezo burya reka mwereke kabiri ibiki wibonetse nk'itari ni kuba mufasha agataga mumenye wondi we umuntu ukomesha tuzi ibintu byo ubwenge bwawe bwase ayo numva katachi ego ibyo ni cyo bijyanye kwangizwa niba ari ingura ariko kandi igenda imyenda igatangira kuruhukira injira wishuri sawa erega bamadefu bakabije kandi urabona tsenga ku cyumweru Jessica kwa 6 na mu mwanya no kandi na bananiwe wenda umuntu yanakwigomwa ko kwa 4 ntasa 11 wenda nkaza practice imigeze hagati ariko nkaza ariko mbanashizemo bimwe bibi cyane Claudia naringize igitekerezo wenda ibyiza kugira ngo utareka no gusenga sibyo ntubona abantu muri kumwe ukuntu bameze wakagombye kuba ufiteho imbaraga nyinshi cyane mu gusenga n'akazi kakagenda neza Imana ikakurindira n'iteka abantu turi kumwe bane ibindi pe ibiganiro baganira imyenda bambara ibikorwa bakora mva nibuze uretse ko ari Imana ifata umuntu wayo kugira ngo ego ese yakujyana neza cyane ukajya ubona ari byiza njye nkimenya ko ugiye gukorera hariya cyangwa se mvuga ngo ngomba kugusengera ndetse umuntu akakuba hafi kugira ngo byose utazagwa none se niba uruhuka kuri uriya munsi warebye uwo munsi uruhukamo byose ukajya urara mu ijoro ukegera Imana cyane nayo ikakuba hafi biragoye kurara muri ijoro mu gitondo ufite akazi nawe ntabwo wabishobora turabona twambaye n'ibintu si uko nabishaka ko Imana ndayikunda ntabwo wenda bisobanukiwe neza urabona niba uri bugire day off ku wa mbere mu gihe utashye ku cyumweru byibuze ihita ukomerezaho n'umuryango ntitujya mu rusengero
bizagufasha cyane no kuwa mbere uzirirwa uryama hari ikibazo ariko imbere y'Imana ikurinde kuko icyumweru utaha washizemo wumva ari agapapuro kari kugenda ukajya kurara mu rusengero. nuko rero wari ugiye kugenda ariko ntacyo turagenda tubiganiraho mubwire icyo nifuza ko wakora byibuze tuzanagufashe gusenga ariko imbere y'Imana wireka Imana ngo ni akazi kandi nayo akamuha nyine yarakaguhaye ariko ugomba kubiba hafi sinakubwiye bya bindi nkakubwira ati baguhanuriye ko ugiye gucika akaguru ntiwasenga cyane ngo biveho mbese baguhanuriye ko ugiye kubona amafaranga waryama nawe ugomba gusenga cyane kugira ngo aze vuba kandi Imana izakugirira neza. Tekerezo tugende muherekeze hanyuma ibindi nzakubwira nyuma ibyo tugutekerezaho nk'abavandimwe inshuti rero ziba gukinitse mu bitekerezo uzaguza rwose gusenga. kunganiriza ya okay nta kibazo ntago disturbinze ntacyo nase kamefunze ubwo turaganira mu ndongera nsome mu kanya tumaze kuganira pa ntuze kubifata nabi gusa nabitekerejeho nsanga kari akazi nkwiye kukareka pe nkwiye kukavamo akazi yego kari akazi ugiyemo ejo bundi yego cyore gute papa abantu dukorana ko nabikubwiye ntaragiye wajya Imana yabinyatse abantu dukorana ntabwo bakunda Imana toro ntabwo bakunda Imana baba bari mu biro basomana bakorakoranaho Mana yanjye uretse n'ibyo ngibyo ibiganiro byabo noneho hamwe kubera kwirwana n'abantu nk'abo najya gusenga najyane nsigaye numva nanjye mbaye ubuzima bw'umwijima pe ntabwo nyiri connected n'Imana anymore. Mugenzi wanjye yigeze kunganiza mu perezida twana muri korali arambwira ati Claudia muri iyi minsi wararangaye muri iyi minsi ntabwo ugihari muri iyi minsi ntabwo ukiza gusenga nta kintu ambwira ati ntagiye nyibona arambwira ati hoya uze kwiverifiya urasanga neza waragiye kure y'Imana kandi kuko nanjye ni verifiye nagiye kure y'Imana kandi nagiye kure y'Imana bitewe na kariya kazi. bagiye kure y'Imana ute oya mva mubwire rero byo tuganira byose ariko ibintu byo kureka akazi byo ubanza ubikure muri gahunda sibyo kubera ko twese aho dukorera n'abakiriya twakira nabo dukorana nabo dukorera ntabwo bose bakijijwe sibyo ahubwo gukizwa ni umuntu ku giti cye niba wowe ukorana nabo ngabo ukabubona bakora ibyo ukabukijijwe nyine ugomba gukizwa kuko uzabazwa ibyawe noneho urundi ruhande ese wari uzi ko ushobora kuba mu bantu ukanabahindura ukabatwara gake ariko kandi ukanabahindura ntabwo bahinduka ntabwo bahinduka pe okay rero urabizi rwose narakubyaye kandi urabizi uko twabayeho kose urakuzi uko nakoze urakuzi ibyo nakoze urabizi ndi pasiteri nabaye umunyonzi nabaye nta na kimwe ntakoze kugira ngo gusa akazi gakorwe rero ibyo ukora byose wegomeza ukora akazi kwako n'ijambo ntusabe ndi gusoma ijambo rye ntabwo ntacyo mbuze ntabwo mbuze imyenda hano mu rugo uragaburira hano mu rugo ntabwo njya mbura amatika njyana nta tike njya mbura ahantu hose ndakora ubundi akazi k'iki gatuma ntandukana n'Imana gusa kandi ubuzima mbayeho ntacyo buntwaye.
Hello. Hi. Mumeze neza? Okay. So nje kubatumira ku rusengero dufite concert. Urumva? Ni korali yacu worship team izi kuririmba iratarama wahimbaza Imana bagize benshi. Urumva? Mbonye bose agiye gatatu ati why not ntaza kubakubita nkabatumira nk'abakorige banjye. So nje kubatumira muri concert ntimuzahabure hazaba hari ibihe byiza pe. Ni hamwe. Ntituzagira like Saturday and Sunday. This works. Thank you, I appreciate that. So permission, yeah. So. Yes, sir. Hello? Yes. ubundi rero reka nkubwire ibihemba nifuza ko tubamo njye nawe nta cyatuza hagati urumva ayo tubonye ni ayacu tukayarya tukishima rero rero ubundi tuzapfana muri iyi minsi rero bari no gupfa exactly ari nk'abantu baba bambwira ngo mise tuzajya ku masengero turagiye kumwana tuvuga na bizari
Kese kwa bagize gutya mu muntu. Pastor. Tujye bamubwira. What? Bro, icyapa cy'inzoga cyari kimwe. man. Ari n'amazoro uri kunywa cyangwa What? Ntazimanuwe kuzu. neza Uzamara umusosi nta sinye kugacupa bro. Kubera kiye gikoko. Pasteri, amwe inzoga icyaha wisukura cyane atebeje bro. Bebido, ni bintu ndamubwira sibyo. Umujeni yishize mu bintu ariko ndabona, bitereye mu mata y'isa. ako ni fresh urabona dusigaye dukoresha amafaranga make. Sigaye tunywa nkeya. Weje umusaya ku gisenya dahari. Murabagome muraboma niwangira ino nama. Sibwa byibuka bashiritse gushinyika. Icyambere urabizi ko nyene kundira agacupa. None twasohoka mukitora mugafata izicupa rya mbere. Murabona ko ndi kumwe na mama Pasteur. Hakugira basimugezaho ndutagituma gatima gatera ijya kabiri. Iraundi ya gatatu mwana mwumva libo mwumva meze gute muri ngiye. Wibyo Ndi gusoma ibyayi bishushe. No. Sigaye giye bakamubera igikoma. Ako wana muga yo musebura si igikoma. Kitari muri ko mu bwanwa nta birimo. Bro mushama. Asi umunsi no muvuye. Winzoga bro. Umunsi muvuga. Erega mwana wanjye. Nshaka icupaza. Ushaka inka Tugenda manu ntemo. Banza wumva umugani, banza wumva imigani. inka aryama nkayo. Nzabanyama nzananywa. Ntabwo uzashaka umwana wo kwa pasiteri umuca inyuma ukamunza. Urahita asenga agahita bikunda umugabo Ahubwo mu minsi imbere aratangira natwe yerekwe ngo Imana ngo yamubwiye. Mwibwire kuba muri abasinzi arabizi. Arabyinyira namubwira ati abambwira ngo mbareke ariko nazi trikundi. Ariko nyine mwana bijya mu nzira. nta kuvumbura ko muzi kuri ndabisa. Nyine ejo yambaje ngo ko muri bitari. Ndamubwira ko yashimye. Wereka nkubwire. Urinywa tubizi. Bro, ariko umenye ko nta nubwo nta Amazi beza atari. Ako nyemeze nka mbere. Bose tuvuye ko Aho yagajya sinuza iyi ni 200. Bandi gusoma. what? Nyuma mutakagarongo kabiri yanyu tugiye kurambanza nkasoma nkagasota Yosua. Nyene reka nkubaze bro sibyo. Reka nkubaze nk'akantu sibyo. Basi se iyi minsi yose umaze wirinda. Wagira n'amahirwe yo gukora. Nkora yo kuki. kwibere byigo cyangwa kukibura. Arasatse mubaye umutwe. Mama Pasteur. Aribanje n'utunwa. Basi Nana muhobera mbwira ngo. Imana ikurinde. Imana ikurinde. Ukoze wima Yesu bayi. ajyane nawe. Midawati nawe ujyane nayo inema y'Imana. pole kabisa. Biravunanye mugane ko anyina ko kuba bimvunye ibyo ndabyumva. Ibyo nta yindi ndabyihangane ariko kingiye ari kintu kingora. Nyuma kunywa inzoga iruhande. Ntago Kandi tuzazireka mumubona hafi. Ntabwo nimuze muzireke muzaze nk'ubu muzizane tuzinye. Ariko nimba mama Pasteur hari mujye mufata agacupa. Urumva twakongera kwiteza n'icyakubonye azanye. Uyu muntu wakongera mukicara. Bro ndagenze gure. Umva. Kwizanyo nibiki. Kandaye kuri mu mwogo n'imbaraga usigara. Ndayanywera yose. Tujyane se? Tugende basi umunsi. Tugende uyu munsi twifate fresh. Rero dutemo. Niyo gwagwa ndarumva. Umva se Icyaka mani mbabaye. Mike. Mani icyaka. Yakiraje. Cyakoze umva mubwire niba ari kuri abukundana n'abarokere. Imana indende ba pasiteri. Ako rero asi ibaze ngira nawe twakije. Fire! wabaye mwiza kurushaho usibye ko gusenga Imana ari byiza ubundi udasenga ntabwo waba usa gutya. ntabwo ati Hora uri kure ibiki byaguteye wiyange numvira nta kibazo pe ndatuje meze neza nino nagukumbuye kuva twamenyana n'ubwa mbere kumwe amagambo y'ukuntu byagenze gutya uri kubona akanyamuneza afite nyine byancanze
mbere ubundi tuvugana ijambo ry'Imana wongere imisengere ukeneye gusenga amasengesho kwiza nibyo tuba tuganira niki cyaguhinduye uri kumbwira like n'ibintu byamangaje n'ubundi nk'ijambo ry'Imana uzi ikintu kinshimishije neza n'umugabo njye waremwende bihuriye n'ijambo ry'Imana nako n'ibintu mvuge icyo wagiye kuvuga ntacyo ndanezerewe cyane maze iminsi nye ndi mu masengesho menshi ariko ayo masengesho yabyaye ikintu gikomeye nanjye ubwanjye ntatekerezaga gusa nabyiyumvagamo ndavuga ati ibi bintu Imana ishobora kuba igiye kubijyamo neza. Nafashe ayirindwi iminsi 7 nsenga uretse ko nakoraga iminsi 4 nkumva inzara iranyishe nkongera hano kono ayirindwi narayishoboye ariko kubera kutakubona guhamagara simubone nkaza kukureba nabwo simubone menya amakuru kuri hano cyane ubwo mise mfata icyemezo cyo kuza ko ari ngufitiye ubutumwa Imana yarwaye ubuhanuzi bwacu sha Imana iramuhora uzi ko nayo nkumbuye ubuhanuzi bw'Imana biturutse ku nyine imbwira uvuga ngo nigikunda oya iragukunda nawe Imana iradukunda twese Imana nta muntu adakunda akantu kari k'abantu bakunda abagabo kandi ndumva n'abakundira bakunda rero ubuhanuzi ko buri kubutinza cyane wambwiye wowe njye narasenze Imana irambwira ati umugore wawe ni Claudia ndishima ni haleluya zirindwi gusa nyine nahise ngira icyizere cy'uko n'ubundi nawe nkunda nifuza ko nanjye nakubwira ko burya nubwo twavuga ngo wahise ugira icyizere cy'uko ngo nanjye ngukunda kubera ko nahise uranyanga Claudia turi inshuti kandi cyane ariko ubucuti bwacu numvaga bwavamo ikintu gikomeye ntabwo turi inshuti turi abayobozi bafatanyije umurimo w'Imana so rero ikindi Imana yanjye Imana ngo yarakubwiye ngo uri umugabo wanjye nase kugeza ubwo ni ukuri kw'Imana ijwi ry'Imana nararyumvishe ntabwo mubeshya kandi byabayeho ndanizerwa cyane numva ndishimye uretse ibintu biteye ubwoba nari kubyuka nahamutse ariko nabyutse numva meze neza ndishima ibyo ntabwo mbyizeramo by'ukuntu ngo Imana igenda ikabwira umuhungu ngo wamuhunguye ngo umugore wawe muriye sibyo Imana uko ikubwira nanjye niko yambwira ngiye kubisengera ngiye kubisengera nanjye Imana ibimbwira imbwira ngo Diego niwe mugabo wawe sibyo nese wanze kwizera ijwi ry'Imana nzabyizera ari nyibwiriye reka ntabwo turaje mu tuyobora wakagombye kumva ijwi ry'Imana sibyo ese Imana imbwira irabeshya ntabwo ibeshya niyo mpamvu nanjye nkeneye kuyibaza wakwizeye Dear please siko birakariye oya ntabwo mbirakariye ntabwo nshaka kumpatiriza kwemera ikintu tubisengere niba twabana oya nzafata igihe cyanjye nyine mbisengere okay umwite umukiza wawe umva uko nganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige Yesu mukiza wagiye uko nganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige Mana mubyeyi mwiza mubyeyi nkunda mubyeyi witaho papa w'amahanga yose nje imbere yawe ko nta yindi Mana mfite
mfite nta wundi muntu mfite nabwira, niwe mubyeyi uruta abandi babyeyi, niwe mujyanama mwiza kurusha abandi bose. Niyo mpamvu nje imbere yawe papa, nje imbere kukugisha inama n'ukuri byanshanze. Umujakazi wawe aje imbere yawe kugira ngo ugire icyo umubwira. Reka ari we Mana igera ku buzima bwanjye igira icyo ikora. Reka ari we Mana ihindura ibyanze guhinduka. Nyagasani Imana igira neza, ndakwinginze ngo ari we muyoboro w'ubuzima bwanjye. Reka ari we Mana inyereka umugabo tuzabana. Reka ari we Mana n'ikimenyetso kuri uriya muhungu papa byatangiye kunshanga, nabuze icyo nkora, nabuze uko mbigenza, nabuze aho njya, kandi uri papa wanjye waravuze ngo ntacyo tuzakwaka mu kiganza cyawe ugifite ngo ukitwime. Niyo mpamvu Nyagasani nje kwaka ikimenyetso ngo ari we Mana imbwiza ukuri. Nibagiye ko hari umugabo wanjye, mwami mwiza, ntabwo nshaka kuzajya mu rukundo nyuma ngo nsange naribeshye, ntabwo nshaka kujya mu rukundo nyuma ngo nzasange hari ibibazo, ntabwo nshaka kujya mu rukundo nsange byaragiye mu muyoboro utari wawe. Reka ari we Mana inyobora kugira ngo data mwiza ningera igihe nzashakira, ari we Mana izaba yaranyubakiye, kuko ni we Mana cyangwa karimo mu buzima bwanjye, ngo ari we Mana igenga buri kimwe cyanjye kuri jyewe. Papa byacanze ni ukuri kose, byacanze. Ndagukeneye aka kanya, ndagukeneye ni ukuri, ndaguhamagaye. Waravuze ngo tuzakomange uzadukingurira, niyo mpamvu nje ngukomangira ngo ari we Mana inyiyereka. Reka ari we Mana inyiyereka. Nawe nshaka kuzashaka nabi, ntabwo nshaka kuzagira umuryango mubi, nshaka kuzagira umuryango ufitemo uruhare. Nyagasani reka ari we Mana inyigaragariza aka kanya. Nyagasani uriya umugabo wanjye, reka uzame kumurota, reka uzame kubirota twakoze ubukwe, cyangwa ume kubirota baje kunsaba iwacu mu rugo. Basi kizaba ikimenyetso papa, nubima nzamenya